Umuryango yamaze iminsi 3 ni inama yagaragayemo kuvugisha ukuri ku bakristo ba Kiliziya Gatolika bari bitabiriye iyo nama ku buryo bagiye bavuga ibyaha mu mazina ndetse no kugaragaza uburyo biteguye kugira uruhare mu komora ibyo bikomere abanyarwanda batewe n'amateka banyuzemo. Bakoze urugendo rwahereye ku rwibutso rwa Jenoside Kabgayi bagera kuri paruwasi yo mu Byimana mu karere ka Ruhango bikoreye umusaraba bagenda bawuhererekanya. Gerard Ruvunabagabo ni perezida w'uwo muryango. Nuko dushaka guhongerera ibyaha byose byakozwe n'abemera Yezu Kristo. Aya mateka yacu yabayemo amahano n'amarorerwa byageze kuri Jenoside yakorewe abatutsi. Na amateka abakristo bamwe bagenzi bacu bagize mu ruhare. Bihakana bagenzi babo kugeza ku bwicanyi. Turimo turahongerera ibyo byaha byose byabaye ko twiyemeje kubihindura. Ku nkengero z'uwo muhanda wa kaburimbo hari abaturage bahagaze ku buryo nabo bemera ko ubukristo bwagize intege nke. Kristo bufite intege nkeya rwose, ariko burabona ko bikomeje gutya bwakongera bukagira imbaraga. Oya, biragaragara ko abantu benshi twabaye banyamwigendaho, ntago ibyo bukristo tubigendamo neza, ariko ibyiza nuko twakwitegwa nyine tugahinduka kandi tukabasha kuba twakongererwa imbaraga nyine, Imana ikatwongera imbaraga. Ahantu hose nta butabibona, biragaragara nyine ku buryo naho tuba turi mu miryango remezo ubona ko abakristo bwagize intege nke, bisaba ingufu nyinshi kugira ngo bongere buzamuke. Bakigera ku muhanda w'igitaka ujya kuri paruwasi mu Byimana bahasanze abandi bakristo babategereje babakira uwo musaraba. Uwo musaraba baje kuwushinga aho bari bawuteganyije ku buryo hari amasikariye cyangwa inzego ziriho amagambo anyuranye agaragaza intege nke abanyarwanda bagize, birimo ikinyoma cyaranze abanyarwanda igihe kinini, kwikuza, ishyari, ubugome ndetse n'ibindi byaha binyuranye. Cyakora mu byo bifuje byagarura ubuvandimwe akaba ari urukundo. Hanabaye umuhango wo gusaba imbabazi ku bahagarariye inzego zinyuranye zirimo abakristo, urubyiruko n'abandi. Monique Nsanzabaganwa yarahagarariye urwego rw'abari abayobozi ndetse n'abayobozi bariho ubu bakora ibyo batakagombye gukora. Utubabarire kuko ni wowe ingoma zose z'isi zubakiyeho. Ni wowe ushaka ko intama zawe zigira amahoro, ariko henshi twagiye tuzibuza amahoro, tugashora abantu mu mirwano n'intambara by'urudaca kubera inyungu bwite, tugaheza tukabura umwanya w'abaciye bugufi cyangwa se abadasa natwe. Ciye bugufi rero ku bwanjye no ku bwabo bose ngusaba imbabazi. Iyogezabutumwa rivuguruye basanga ariyo gisubizo cyiza kizomora ibikomere. Perezida w'uwo muryango nibyo asobanura. Iyo tuvuze iyogezabutumwa rivuguruye ritanga igisubizo, ni ukuvuga ko ni uburyo bushya bwo guhanga iyogezabutumwa rizongera kugarura ubuvandimwe bwabuze, bikageraho umuryango nyarwanda w'abantu bari baturanye, babanaga, bashakanye, bagirirana nabi, bahemukirana, bikagera naho bashobora kwicana. Muri uwo muhango hanabaye igikorwa cyo gutura u Rwanda ndetse banatura igitambaro cyari gifite ibara ry'umweru cyakora cyanduye cyane, kigaragaza uburyo abanyarwanda bagize uruhare rukomeye mu kwanduza amateka yabo. Umushumba wa Diocese ya Kabgayi Musenyeri Smaragide Mbonyintege yemeje ko ubuvandimwe bwakomeretse, ariko avuga ko no kubwomora bishoboka, ku buryo yabasabye ko uyu mwaka uba uwo komora ibyo bikomere. Yavuze ko kongere irangiye ariko ibikorwa by'uwo muryango aribwo bitangiye. Usibye abakristo bo mu Rwanda n'abayobozi banyuranye, iyo nama yanitabiriwe n'abakristo baturutse mu bihugu binyuranye birimo Ubuholande, Ubufaransa, Ububiligi, Norvège na Canada. Kwizera Bosco, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Muhanga.